Ndagenda ngo ngiye kugura urwembe umuntu yeranje nzogoshe. Yego. Urwembe rigeze kuri desa. Urwembe rumwe se? Rumwe rukumira ututi. Naramubwiye basi gasaturemo umeka mwe ngiye kwiranja kuri jana. Nabwo aranga. Byaro tugaricyazi bata kugura urwembe rwa desa. Gusa urwembe rwa desa. Ese undi bavuze Nyakiso wumviye. Nge numva Nyakiso wa kera cyangwa se Kanyabugande. Uyu musore bita Nyakiso ni umusore usa nkaho wafashije abantu benshi, haba harimo aba content creator mu Rwanda, harimo ba Keraman, kugeza aka kanya bakaba bavuga ko ari we cyitegererezo yafashije benshi nyine mu kuzamura ibikorwa byabo. Uyu munsi nabategura ikiganiro kuri uyu musore bita Nyakiso, tugiye kuganira ku mitungo ye, tuganira ku buryo yazamutse, aka kanya ahageze, babwire n'amagambo yashyize hanze yagira icyo agufasha mu buzima. Nyakiso ufite Nyakiso Hub, cyangwa se icyo twakwita nka restaurant, cyangwa se twabifata nkaho nyine ari restaurant nyine tubifate muri ubu buryo, habamo imikino igiye itandukanye, harimo biyari, igisoro ndetse na damu, ahantu ushobora kuba watumiriza inkoko, abantu bashobora gutekera ubukwe bwawe bwose, bivuze ngo Nyakiso ni umuherwe. Dukomeje ku mafaranga, twasanga Nyakiso ari umuherwe pe. Mureke dutangire aho byabereye, dusoreze n'aka kanya. Uramutse ubonye izi video nawe wahita wibuka Nyakiso wa kera. Hano baraciko mbona mwashungereye. Nyina hano bashise igihumbi sibyo? Umuntu ukora iby'inyuma bibiri byikurikirana. Leta yatwara. Ashinga nitamarimo. Iki ni igisazi be. Ntacyo bitwaye pe. Nabyo byaba ari byiza wa mubyeyi we. Kibazo nuko mukimara kumubunuza nese profita ninjirira ihome ryanjye ryahudura ifite akabari rishaka umukozi. Yari ryemereye igipeti cyanjye jo. Urumva rero ko twe tugiye gutangira kurya ubuceri. Muvuze ngo wakadade we. Naruko niba gisubiza inyuma. Borasha kwino. Kibaba we. Mana dato twese siwe Yesu umucunguzi wese. Niko ibintu wambaye nibiki? Si uniforme se préfet. Kari zinaga uniforme. Ni kwipana rigira munsi y'imigabane ibiri yawe. Ibi nibyo twambara. Zamura vuba se. Se préfet bigutwaye iki préfet? Mu mwaka wa 2019 muri Covid nibwo uwitwa Nyakiso asa nkaho ari irya mbere yaravutse mu bijyanye na social media. Reka turebere hamwe inkuru yose. Niba uri mushyashya nakubiza ukanda subscribe, ukandika comment, like iyo ni ingenzi, hanyuma iyi video uyisharinga kuri bagenzi bawe kugira ngo udufashe kuyipromotinga. Mureke dutangire. Uyu munsi tugiye kuvuga ku munyarwenya ukunzwe cyane mu Rwanda, Nyakiso Comedy. Benshi bamumenye kubera urwenya rwe, ariko bake nibo bazi urugendo rwamugejeje aho ari uyu munsi. Muri video turareba uko yatangiye, ibyo amaze kugeraho, n'amasomo twakura ku buzima bwe. Komeza urebe kugeza ku musozi video. Nyakiso ni umwe mu banyarwenya bamenyekanye mu Rwanda binyuze kuri TikTok. Yatangiye urugendo rwa comedy akora amashusho agaragaza ubuzima bwa buri munsi mu buryo bw'urwenya. Mu ntangiriro ntibyari byoroshye kubona abafana benshi, yasabwaga gukomeza gukora cyane no gusora amashusho buri gihe. Uko abantu bagendaga bamumenya niko izina rye ryagiye rikura. Ikintu cyamufashije cyane ni ugukora inkuru abantu bahurizaho. Niyo mpamvu amashusho ye akunze gukundwa n'ab'ingeri zitandukanye. Nubwo hari byinshi abantu bibaza ku buzima bwe bwite, Nyakiso akunze kubugira ibanga, akaba akunze kwibanda ku kazi ke no gushimisha abafana be. Uyu munsi Nyakiso amaze kuba umwe mu banyarwenya bazwi cyane kuri YouTube mu Rwanda. Yakoze amashusho menshi, yarebwe n'ibihumbi byinshi by'abantu. Yakomeje gukorana n'abandi bakinnyi benshi ba comedy, bituma impano zabo nabo zigaragara. Hari abantu benshi bibaza umutungo we cyangwa ubuzima bwe bwite, ariko Nyakiso we ubwe ntago akunze kubitangazaho amakuru arambuye. Icyo abantu babona nuko akomeje gukora cyane, kandi ibyo bimufasha gukomeza gutera imbere. Hari amasomo menshi twakura kuri umunyarwenya bita Nyakiso. Icya mbere nuko intsinzi itaza mu munsi umwe, yabanje gukora igihe kirekire mbere yo kumenyekana. Icya kabiri ni ukwihangana, nubwo hari igihe amashusho ashobora kutarebwa cyane, yakomeje gukora atadohoka. Icya gatatu ni ugukunda umurimo wawe. Iyo ukora ibyo ukunda ubishyizemo umutima, abantu barabibona bakabigushyigikiramo. Ikindi ni ugufasha abandi mu rugendo rwe. Yakoranye n'abandi banyempano bituma nabo barushaho kumenyekana. Ngiyo inkuru y'urugendo rwa Nyakiso Comedy. Nubwo hari byinshi akomeza kugeraho, urugendo rwe rwerekana ko gukora cyane, kwihangana no kudacika intege bishobora gutuma umuntu agera ku nzozi ze. Niba wishimiye iki kiganiro, kanda like, subscribe, kandi wandike muri comment undi munyarwenya wifuza ko twazagukoreraho ikiganiro gikurikira.
murakoze cyane, tuzongera duhure mu yindi video. Njye banyita Keri.